rwose nge nabyishimiye ikipe yasufuraga urareba ukavuga ati ubundi ni academy ni centre de formation polisi yakuraga abakinyi ariko nta mbaraga ijya gushyiraho uribuka uyu mutoza wazamuye Muhanga Gaspard yanyuzeyo nyuma bamuzaniraho Sami abatoza bazanye ni abatoza bashoboraga kuba babafasha mu buryo bwo kurera abana bato kuko abantu baravugaga batese ni Interforce wumvisha yakoze selection ngo bavuge ngo nabatarengeje imyaka 20 byanyabyo nabatarengeje 17 bavuge ngo nabakinnyi yo kurera ariko wenda wazabazamura ari abakinnyi bakozwe mu buryo bwa nyabwo bwuzuye nabakinnyi baba hamwe kuko polisi kina abantu bari bategereje mu buryo yari bukore Interforce polisi ifite amikoro n'ibya APR byibuze bikore mu buryo APR bikora we bashyira ahantu hamwe uvuge ngo nabana 50 ndabatunga ndabishyurira amashuri ncungane n'imizamukire yabo n'abatoza beza wenda nubwo batazamuka ngo bajye muri polisi nkuko APR bigenza bajye no muri aya ma equipe yandi yo muri division ya mbere cyangwa se ni ya kabiri ariko si buryo babayo nujye babona uburyo baza bambaye n'imyenda idasatuje kuko kwikorera imyitozo yacu muri Agesport ariko neponye ntabwo nabyishimira ntabwo ndi kuri urwo ruhande rwo kubyishimira ahubwo nakifuje ko Interforce yari buhabwa imbaraga bakavugurura uburyo isanzwe ibayeho kubera ko buri kipe ikeneye kugira pepiniere ahantu ushaka kuvana abakinnyi icyo ni kimwe ariko hari abakinnyi benshi ngewe nzi mu cyiciro cya mbere bari gukina bagize muri Interforce kubera ko icyo gihe yari yasaga n'ikipe idafite imbaraga bagacayo ukabona ikoje muri Shining aragarutse muri Interforce wenda nka academy ya APR yaza ikamufata ikamujyana ariko yaratangiye gufunga umupira ari muri Interforce bano bamuguga ndabazi bari muri Interforce urumva bakabaye baravuze ngo Interforce reka tuyihe imbaraga aba bana buryo tubankadra aho baba ibyo barya tubishyurira amashuri bakora imyitozo ku gihe kuko ngubu kuva imyitozo yasubuka ku makipe nk'intare bakomeje gukora ariko wajyaga ku kibuga ukabona Interforce nazihari kuko twe turibona cyane nka Agesport isanzwe ikora igihe kimwe na Interforce ariko wahagera ukabona Interforce nazihari wabaza genda shaka kumenya ngo Interforce kwisenyutse niki gikurikira uvuga ngo abakinnyi bose ba Interforce abana bari barimo bose bahawe release letter baravuga ati mugere mwishakira amakipe ko bari bamaze kugira ahantu bajya mu yandi makipe bagakina abana imyaka 18 17 hafi 19 20 babagize igihe cyo gukina bahawe release letter abatoza bo babaye babaretseho gato baravuga bati wenda ikipe za taking over muri uwo mwanya wa Interforce ikagumana iryo zina kubera ko baracyafite amasezerano na Interforce ariko ntabwo bazagumana iryo zina ahubwo mbaza ngo harazi hari ikintu kitari gusobanuka abakinyi bahawe release letter kugira ngo bigendere savedire ko byandi wari kuvuga ngo equipe yasenyutse none se kuki abo batoza babagumanye kandi nabo bagombaga kubabwira ko akazi karangiye ikipe igiye kuza bita RCS ubwo n'urwego rw'imfungo n'abagororwa bivuze neza RCS irifuza kuzana ikipe bagahita bahera mu ciciro cya kabiri urabizi ko ngubu urwego rwazana ikipe bahera mu ciciro cya gatatu bakaza mu cya kabiri bakazamuka ariko barashaka guteking over cyangwa se bagafata uwo mwanya wa Interforce sinzi icyo amategeko azabivugaho niba wenda bazaza Interforce cyangwa se ari RCS ariko nekereza ko bazaza ari RCS bakagura bakagura iryo zina se cyangwa akagura umwanya itubifata nka kumwe kwa Gasogi na Unity uko byagenze nuvuga ngo wowe ukina uwo mwaka uri muri rya zina uri muri ryazi no nyuma ukazahita ufata izina ryawe kuvuga ngo amakuru mfite nuko rwose RCS igomba guhita ufata umwanya wa Interforce mu ciciro cya kabiri ngo bagiye gushinga ikipe rigo baricaye bareba abakinnyi n'abatoza bazaba bafite bamaze gukora ama selection RCS bazahita basimbuza iyo Interforce byararangiye ibintu byose byarasinywe ikipe irahari igomba guhita yicara muri uwo mwanya Interforce ubwo kwa heri byarangiye ibyayo n'amateka kireka wende garukiya mu bundi buzima izaza yitwa RCS ariko ifate wa mwanya wa Interforce kugira ngo yere mu ciciro cya kabiri intego zayo se nukurwanikaza mu ciciro cya mbere kandi babwira ko ari ugucayo ni transition nukwikoze bazamuka mu ciciro cya mbere RCS ni karibu ngo mugeze dutegereje na RIB kuko nayo urabyibuka ko gahunda ihari ari uko nayo iza mu ciciro cya mbere ako disi muvuze ibintu byo gusenyuka kwa ama equipe mitanibuka buriya hari ukuntu iyo igikorwa cyatangijwe n'umuntu agikunda akaba atakiri ku isi nyine kubera ngira ngo ari wari ugifitiye urukundo gitagisenyuka usko buriya batsinda nayo iri gusenyuka
rya nyakwigendera Lemuku abana benshi bamaze kubabwira ko rwose batazakomezanya bagomba kugenda kandi ni ahantu mu by'ukuri naho abana bari bamaze kubonera ahantu ho kwikinga ndetse no kugaragariza impano zabo no kuzizamura. Munyemerere duce mu ikipe ya APR Football Club. APR Football Club iri kwitegura kwerekeza mu mikino ya Sekafa Kagame Cup izabera mu gihugu cya Tanzania ndetse ku munsi w'ejo nibwo habaga tombora, ariko mbere ko tujya kuri tombora mbonye ka interview APR bamaze gupostinga k'umutoza ngo okay, yagize ati abakinyi batagiye mu ikipe y'igihugu mbitezeho umusaruro muri iyi mikino ya Sekafa. Umutoza Caleb ati ni imikino itoroshye uvuze Caleb ahubwo n'utanyumvise neza ni Caleb ubwo nuko kare twavuze Caleb umvaga ko ari nkomereje. Ni imikino itoroshye ati nta kipe nimwe yoroshye, buri wese azaba akina kubw'igihugu cye kubw'ikipe ye no kubw'umwambaro w'ikipe ye. Ati natwe nuko twatakaje abakinyi bagiye mu ikipe y'igihugu, si ibintu byoroshye ariko mfite icyizere ku bandi basigaye ko bazadufasha kuzana intsinzi. Reka duhere kuri tombora yo ku munsi w'ejo. Ikipe ya APR yisanze mu itsinda rya kabiri iri kumwe n'ikipe ya NEC yo mu gihugu cya Kenya, Bumamuru yo muri mu Burundi, Mulandege yo muri Tanzania. Ni itsinda rya kabiri APR Football Club yisanzemo ku munsi w'ejo nyuma ya tombora Iber. Ubwo Mulandege niyo muri Zanzibar iyo bari gukina championnat abari muri Zanzibar, ariko nkuko nyine ari international level ibiti barirwa muri igihugu cya Tanzania. Abantu baribuka ko ari no yatsinze APR ubwo bakinaga Mapinduzi Cup ikaza gutuma APR yegukana icyo gikombe. Barongeye bahuriye mu itsinda, ni itsinda ubona ko umuntu yavuga ko rikinika. Itsinda ririmo NEC FC. NEC ntabwo wavuga ko ari mu makipe ya mbere mu gihugu cya Uganda kuko Se Express ntabwo ari Vipers, ntabwo nuvuga ngo iri mu cyiciro mwiza Kitara kubera ko nabonye abagereza gusoreza byibura ku mwanya wa 6 wa 7 wa 5 gutyo no kugira ngo babe baza muri Big 4 biragoye cyane. Ni ikipe wavuga ko kuri APR rwose igomba kurasa cyangwa se gutsinda, ntabwo ari ikipe ikomeye cyane. Wenda aho wakikangamo ni kuri Bumamuru kuko Bumamuru mu myaka nk'itatu ishize yekwaje mu gikombe cya championnat, barongeye barashaka kongera kugaruka. Bafite competition ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi irimo izi za Aigle Noir, nubwo wenda Vitória yasubiye inyuma, ariko bura i Burundi aho biba bitandukaniye nyine kubera ko harimo abakinnyi benshi bashaka wenda kwigaragaza kugira ngo bajye mu yandi makipe, wahaze mu Rwanda, bajye muri Tanzania, bajye mu bihugu by'Abarabu. Abenshi baca muri aya makipe ya za Bumamuru ndetse na za Aigle Noir. Niyo kipe bavuga wenda ikomeyemo, ariko ntabwo wavuga wenda ko ari urwego rwa APR. APR tuvuga igiye kujya muri CAF Champions League. APR yazanye umutoza nka Taleb, APR yazanye abakinnyi b'aba Burkina, bifite abanyegana, ifite abanyamari, ifite abanya Cote d'Ivoire, ifite abanya Senegal. Itandukanye ni Bumamuru ibikinisha abakinnyi benshi biganjemo abakiri bato bo mu gihugu cy'iwabo bari gushaka uburyo bigaragaza ngo bajye muri aya makipe cyangwa se baze no muri APR. Ntekereza ko ari nivo zitandukanye. Itsinda barimo nge uko ndibona bitabaye bitungurana kuko nabonye na Taleb avuga ko ibitaragenze neza muri mu nkera y'abahizi na mbere yaho bigomba gukosorerwa muri Sekafa Kagame Cup. Bavuga ngo arashaka kwitwareza muri Sekafa kugira ngo agaragaze ko wenda ibyo yari arimo wenda kuba APR yaratsinzwe n'aya makipe ya Zazamu na za Polisi yari kugira ngo arebe ikipe ye kugira ngo agarure icyizere abafana. Nukubereka ko muri Sekafa noneho hari icyo bakora muri Sekafa, baramutse bageze kuri final cyangwa se bakayegukana ngira ngo yagaruka yivanye yo pressure yo kuvuga ngo hari abatanye kuvuga ngo nta mutoza dufite kugira ngo abikore rero atopinze itsinda ari kumwe na NEC na Bumamuru ndetse na Mulandege byamufasha kuzatombora ikipe ya kabiri muri indi tsinda bazaba bagiye gukina kugira ngo byoroshye n'inzira azaba agiye gucamo kugira none se ibe ko avuga ko ariho hanagomba kuzakosorera. Urabizi ko ntazaba afite Sekiganda, ntazaba afite Dennis, ntazaba afite Claude kuri gatatu, nubwo hari amakuru avuga ko Claude ashobora kuzajya gukina Sekafa. Kuri kabiri ntazaba afite Ombolenga Fitina. Ntago ishobora kuzaba indi challenge. Kuri iki kintu ku bakinnyi APR yabibura uyu munsi ufite Sheikh Jibril Watara ukagira uyo William Togimere ukaba ugifite Kiwanuka na Memeri Dao tugiye kugaruka na Memeri Dao wenda reka wembe mwere turamugarukaho mu bakinnyi yakoresheje yakoresheje Ruboneka n'undi yajya akoresha pasi anacyafite Dauda urumva ubwo na Memeri Dao Mamadou Laminiba Richmond Ramte kabiri Ombolenga ajya amukoresha kenshi ariko muri izi match z'inyera y'abahizi hari aho nawe yagiye agaragaza ko nyine
bizakomera umborenga ntabwo urwego ruri hejuru byo kuba yakwirata ari nayo mpamvu uyu mwana nawe agiye kubona imikino Gilbert oye Kagege ituma umutoza yagira ibindi bitekerezo yego Claude we aramutse atagiye ubwo na cyangwa se yagiye bugingo nawe ni umwanya wo kwerekana ko mu mugongo washyira agatuza kuwitwa kuri Claude niyo mpamvu uvuga ngo nta rwitwazo uvuga ngo APR arigoga igiye kujya muri Sekafa igifite naxe yayo ntacyo ubu ngubu ku bakiri bagiye ntacyo iri kubura cyo kuvuga ngo twebwe abakinyi turi kubura nkuko Nene Porema abigarukaho secteur zose kuko ugiye kureba mu izamu yes Ishimwe Pierre Mario niwe choice ya mbere ariko nanone igihe cyo kugira ngo Adolphe yereka umutoza ko yagize imikino yagiye amuhereza we na Ruhamya Nkiko ubona ko bagira amakosa ariko nawe Adolphe nigihe cyo kugira ngo yongere yitekerezeho kuko urumva niba uzi ko ugiye Sekafa abakinnyi bajya kubona umwanya muri Sekafa arabizi ko nyuma ya Sekafa ishobora kuzaha ishusho nyayo umutoza Champions League igikombe cy'amahoro iyi niyo mikino igiye ishobora guha umutoza kuko urumva muri Sekafa nukina finali izaba ari imikino 5 kinini bavuga ngo ni 3 yo mu itsinda umwe wa kimwe cya kabiri na finali ikabugiza imikino 5 mu iyo mikino 5 rero abakira babizi neza ko ni imikino umutoza noneho agiye kugenda afate agakarine ke yandika ajya avuga ati izamu ndabona uyu nguyu Adolphe yazamutse cyangwa ari hasi completely ndashimangiye Akimu niki kabiri Kagege abo rero bugingo Akimu twibukiranye neza ko ni umukinnyi wahamagarwa mu kipe y'igihugu muri akiri muri Rayon Sport uwo ni umukinnyi wahamagarwa mu kipe y'igihugu Gilbert Kagege ni umukinnyi wahamagarwa mu kipe y'igihugu mu gihe umborenga atarahari ni n'umukinnyi none wakinnye imikino hafi ya yose umwaka ushize imikino akina mu kipe y'APR n'ubundi uwo ntabwo ari umukinnyi mutoya ubwo tuba duhereye muri defense ndetse kuko ni naho nyine twabonaga ko hari ikibazo no mwizamu nimero 6 Dauda arabizi ko hari umuntu uri kumushyiraho hari na pass urumva umutoza yagiye akoresha uno mwaka mu mikino akini pasi na Dauda cyangwa se rimwe pasi akaba yasigaye Dauda akakina wenyine akamushyiraho abandi urumva ko aho ngaho n'ubundi muri babakinnyi kuko hari nta muntu uragira umwanya uhoraho iyo nimero 6 nta muntu urayifata ku ngoma ya Tarebu nta muntu umutoza arerekana ko avuga ati no mukinnyi byamaze kuranyana na confirmye n'uzayukina bose aracyari kubashakira ubugeze abakinisha aho nta kibazo byari kubera ko Sekiganda tuvuga tumuzi atari tutamuzi mu isura ya APR uko muri APR ntabwo aratanga nta kazi arakora nta service zaratanga ku buryo tuvuga ngo APR yamuhomye ama muri ya Mediane rero uvuga ngo Memeridao yaraje abantu barishima n'iki ariko ubonaga ko umutoza nawe ntabwo aramushyira muri wa mwanya we wa nyawo uko aho yajya mukinisha kenshi yasaga n'umuhenge aza ku mpande ntaramushyira muri ya Mediane muri abatatu bamwe tuba tuvuga ngo hariya n'ubona ko yafitinga rero hari uwo ruboneka aracyahari Lamine Ba umwaka ushize wakinaga muri uwo mwanya ndetse yewe na Ramadani wajya gusimbura abo bose baracyahari aho nta kintu ubuze kubera ko uwo Lamine Ba nawe ni igihe kuko arabizi ko haje Memeridao umutoza ashobora kugarura Memeridao hagati Lamine Ba ukabura umwanya Richmond Ram turabuze ko yaravuze ngo umwaka ushize ntabwo byangerekeye neza urabizi ko mu byo yagendaga itangaza ku mbuga nkoranyambaga avuga ngo uno mwaka ni wo mwaka mugiye kureba Richmond Ramti umwe mwamenye aza muri APR mugakoma amashyi mwese mukishima uno mwaka niwo nshaka kubereka kuko nawe urabizi ko mu mwaka wa nyuma icyambere kugira ngo urebe ko amasezerano yazongerwa cyangwa se nawe ukagenda ufite statistics nziza zatuma ubona equipe yindi irenze ku equipe ya APR kuko niko umukinnyi abagomba kuba ugiye muri ya myaka navuga ko ari ya nyuma so urumva ko rero iyo Mediane nayo nta kintu na kimwe iburamo kuko aho bwirimo abakinnyi bari kurwana no kugira ngo bafate imyanya yaba Lamine Ba yaba Richmond Ram turabizi ko babazaniho Memeridao bo rero ni gihe cyo kugira ngo bakabe umutoza Tarebu binje muri amaka y'imikino nibura umwe muri bo amufiteho ibyo bitekerezo imbere si niwe navuga ko wari ufite forme muri ino mikino ya pre-season no muri Sekafa herukerega si yabaye mwiza urumva si niwe muntu wenyine navuga ko APR igiye mu badahari ukurikije nuko ku ngoma ya Tarebu uko ikipe ya APR yari yatangiye si niwe muntu wenyine navuga APR igiye kujya muri Sekafa ndabona ari igihombo gikomeye kuri abo bakinnyi bagiye muri za nationale kubera icyo ari igihombo nko mwizamu barasanga umwanya bawo ukabyereka Ishimwe Pierre asize akoze amakosa mu izamu ku buryo buri wese avuga ngo APR ikintu ndi muzamu binjyana kuri icyo kintu tukomeza buriya ejo ndi tuvuga situation y'umuzamu mu ikipe ya APR basa nkaho batweretse ko igitekerezo bo bagumana bahari uyu munsi ni umupira w'amaguru umukinnyi aravunika nta wabyifuza ariko umukinnyi yavunika amezi 2 3
ese Pierre tubona nawe uvuze neza cyane kandi twarebonye ko agiye muri national nta kimuvugira, hari byinshi bitamuvugira, aramutse yavunitse bwo ruhamya nyiko nicyo gihombo ngira ngo nkwereke. Ubundi kugira ngo umukinnyi ave mu kibuga cyane cyane nk'umuzamu, kugira ngo azave mu kibuga ni imvune cyangwa se amakosa, ikosa rikuvana mu izamu. Twarebonye wonana nta kintu kiri gutuma atabanzamo bakazamo Bayindiri, ni amakosa yakoraga. Nuvuga ngo asiza kuza amakosa, yarabonye umwanya wo kuyakosora muri Sekafa ku buryo agendaga provana n'umutoza ko ari umuzamu wafatira ikipe ya APR. Ruhamya nyiko ashobora gufatira izamu abantu benshi batabitekereza, kuko ndibuka ko na APR kugira ngo afate izamu nuko rwabukira match urabyibuka ko muri maravamo abantu batumva uburyo Dira ashobora gufata ishimwe APR avuye mu ntara agakina. Ariko ndakubwiza ukuri nk'ubu bajyanye Ruhamya nyiko akaba mwiza, akagenda akaba mwiza, agapangura amapenalty akabaha igikombe, umutoza atekereza ibindi. Kandi bamwibuke ko hakuno undi ntaga azafite umwanya muri national. Ikindi gihombo ndi kugaragaza ko abakinnyi bagiye muri national nka Ronald Sekiganda agiye nawe atarakonfirma umwanya we, yaratangiye kugenda azamo gake gake, ubona ko taking over cyangwa se umutoza atekereza ko yamukinisha Dauda kicara match imwe nyine nakiniye ayisegenda muri equipe nationale, ashaka kugasanga byarahombye nka Dauda yamaze kwereka umutoza ko nta kundi gutekereza kwa kabiri. Yego ndashaka ko tuva muri Sekafa iyi minota mbere ko twamamaza tukaganira kuri affaire ya Memer Dao kugira ngo tuze dutatwinjira mu ikipe ya Rayon Sport. Memer Dao tujya kubona tubona ikipe ya APR Football Club ku mbuga nkoranyambaga zayo nk'abandi bose ko byagenze, bamwifurije amahirwe mu guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Burkina Faso. Ariko ku munsi w'ejo mu kiganiro n'itangazamakuru umutoza w'ikipe y'igihugu ya Burkina Faso mu bakinnyi yatangaje ntago twigeze tubona Memer Dao. Ibe jewe nagerageje gushaka amakuru rwose, bambwira ko APR ntigeze itangaza yari yabonye invitation y'umukinnyi, banayibonye mbere kuko ndibuka ko mu minsi yashize mbere y'inkera ijya gutangira buri invitation bari bamaze kuyibona. Ariko umutoza ku munsi w'ejo ntiyamushyira mu bakinnyi bahamagawe muri Burkina Faso. Gusa nagerageje gukurikirana ikiganiro n'itangazamakuru yakoze, yavuze ngo hari abakinnyi twari twatekereje ariko tutahamagaye, gusa dushobora kuzahamagara kuri game ya kabiri. Mu by'ukuri uyu mutoza game ya kabiri itari iya mbere, itari ingiye ya mbere bagiye guheraho. Uwo mutoza rero yego mbere yuko yitereka umuvandimwe Mediane yamagaye Saidou Simpole akinira ikipe ya National Bank of Egypt muri mu Misiri, mu gihugu cya Misiri. Twagiye Mediane irimo Mohamed Zouglana Chapi akinira ikipe ya MC Alger mu gihugu cya Algeria. Yego Mediane irimo umusore bamaze gubwene gihugu ubundi n'umunyakote d'Ivoire yitwa Cedric Badolo. Uyu musore akinira ikipe ya Sparta Trnava muri Slovakia n'umunyakote d'Ivoire ariko amaze guhabwa ubwene gihugu bwo gukinira ikipe y'igihugu ya Burkina Faso. Hari witwa Wendikuni Josué Tiendre Beogo, ni umusore ukinira ikipe ya Neke muri Ligue 2 mu gihugu cy'Ubufaransa. Muraza kumbwira Brati Toure Ibrahim akinira ikipe ya Pyramids turamuzi. Hakaza Pierre Landry Kabore akinira ikipe ya Hati mu giciro cya mbere mu gihugu cya Scotland. Hakaza Georgie Minungu akinira ikipe ya Seattle Sounders muri Major League Soccer muri Amerika. Hakaza Abdul Yoda ni umusore ukinira ikipe yitwa ni muri Moldova mu ikipe yitwa Mirisami Orei. Uru ni urwego rw'abamediateri umutoza yitabasha. Ngira ngo tubone iyi nkuru namwe murabivuga, tukibona iyi nkuru ari kumwe na Ruvuyanga na Kwizigira twagiye kumusura, turavuga tuti reka duhamagare tubaze niba APR koko yarabonye invitation itumira Memer Dao mu ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, cyangwa niba yarabikoze kugira ngo wenda ya anticipe bazamuhamagare. Nabyo birashoboka ariko yabara amakosa akomeye cyane. Baratubwira bati muri invitation twabonye mbere y'abandi bose na mbere y'abakinnyi baje mu kipe y'igihugu y'Amavubi yari ya Memer Dao. Ahubwo ngo baribaza ngo ko bahamagaye Memer Dao nibahamagare Ouattara, kuko Ouattara urasanzwe hamagarwa. Murabyiko no mu gikombe cya Afrika ko yarimo babona umwanya wa gatatu yatsinze n'igitego cy'umutwe, murabyibuka. Babonye Memer Dao wenyine, bibaza impamvu wenda Ouattara atahamagawe, ariko baravuga bati ni ikipe y'igihugu ifite abakinnyi bakomeye, habarimo competition. Icyo kiravivu APR yabonye invitation itumira Memer Dao mu ikipe y'igihugu ya Burkina Faso. Ahubwo icyabaye gishoboka nge mbona, kubera ko abatoza nta mwanya bafite wo gukora selection nationale. Ubundi bagiye guhamagara bakora pre-selection, bagahamagara wenda abakinnyi 28, umutoza azavana 23 azajyana mu mikino yo gushaka iki gikombe cy'isi. Ariko abo bane cyangwa batanavanamo
biba iyo bakoze kampo wenda y'iminsi 4 cyangwa 5 imbere mu gihugu akagira abavanamo ariko kuri iyi nshuro ntabwo batoza abenshi bafite umwanya wo gukora selection nationale kubera ko imikino iri ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 bamwe mu bakinnyi baracyari Burkina Faso izakina itariki 5 n'9 urumva ku itariki 29 mureke rero twamamaze ese ko ari uguhinda n'ubundi itagukunda itakurinda wafashe intego ukayitera umugongo nkise kandi inzoga ni gito yirinda bato nta ntitangiza yihungire kure nyamara nguzana umunezero wuhese kahubwiza n'umuze inzoga si wane tunywe less. munyemerere twinjiye mu ikipe ya Rayon Sport ariko Iber ntaragutereka Rayon Sport hari igitekerezo wari ufite ngira ngo usoze mu masegonda make uti umutoza kuko nta mwanya afite bishoboke ko nta mwanya afite wo kureba ngo kana kari kuri urwego mbahamagare ngira bo nsigarana niyo mpamvu ishobora kuba yahisemo nubwo bohereje invitation ya Memer Daon na ya Mediane twumvaga mukanye umuvandimwe mu bico agarukaho n'ubukaka n'ubushongore bafite avuga ati Memer Daon reka murekere i Kigali abatoza bari gutangaza abakinyi bazakoresha iyi ni selection nationale ntabwo ari pre-selection abakinyi azajyana gukoresha niba ari guhamagara vuga ngo abo yabonaga wenda ashaka kuzasezerera hari uburyo uhamagara umukinyi nk'uyu Memer Daon yari meilleur joueur iwabo imbere mu gihugu muri equipe cyane yabo abikiri imbere mu gihugu abo bakinyi rero bari kugenda bigaragaza hari ubwo ubaho umwanya wo kumuhamagara muri equipe nkuru kugira ngo agende abona ko nawe abyemerewe hanyuma rero yarebye abona n'ubundi ntabwo azamukoresha aravuga ngo reka ntangaze abo nzakoresha ku mikino ngiye gukina nicyo cyatumye asigara ku bantu bavugaga bati APR niyo yabeshwe cyangwa yarabeshye ndabireba muri cadre y'urwego ndabireba muri cadre y'urwego ni selection yamutsinze nta ikindi na equipe ubivuze neza ntibagira igihe cyo kujya nta mwanya uhari byandi by'abakinnyi benshi nta mwanya uhari umva njyana mu kanyenyeri tujye muri Rayon Sport ibiceri 300 biri kubyara miliyoni kuri wa gatanu birumvikana ko ufashe ibiceri 300 mu nzozi loto ugakanda kanyenyeri 240 ugakanda kanyenyeri rimwe ugakanda urwego utsindira miliyoni washyizeho ibiceri 300 ushaka kugira ngo ntabwo bishoboka ariko abantu barenga 1500 batsindiye miliyoni bivuze ngo hamaze gutangwa miliyoni nyinshi cyane kubera ko buri cyumweru hatangwa miliyoni 8 zose iyo bageze ku wakari batanga miliyoni 2 ku banyamahirwe 2 uyu munsi ni mugoroba baraza guhamagara umunyamahirwe watsindiye iyi miliyoni yafashe ibiceri 300 bitagira icyo bigura ariko ahangaha mu nzozi loto hamwe n'igitego loto babibyaza miliyoni ku banyamahirwe bitayemo agatike ubwo rero nawe kanda kanyenyeri 240 kanyenyeri rimwe urwego utsindire miliyoni uyu munsi winje muri weekend umeze neza cyane bizagere ku wa mbere utarakora ku mushahara wawe cyangwa ku mafaranga wa sevinze ukiryo miliyoni y'inzozi loto shyira ibiceri 300 urye miliyoni bareba bagira nostalgie y'amatsinda twavuze ku matsinda twababwiye ko tuza kuganira ku ikipe ya Rayon Sport ariko muribuka ko ijoro ryakeye ikipe ya Rayon Sport yatangaje ko yatandukanye na Asanana uyu nguyu yinje mu ikipe ya Rayon Sport bamwerekanye ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka Paplay nawe ijoro ryari ryabanjirije iryejo nibwo ikipe ya Rayon Sport yatangaje ko nyuma yuko baganiriye impande zombi ziganiriye batandukanye duhita tubona mu ijoro ryakeye ko Kiyovu Sport yamaze gusinyisha Paplay ubu ari umukinyi wayo mushya nahise nekereza ku ikipe ya Kiyovu ariko sinshaka ko muyiganiraho kuko tujye muri Rayon Sport ifite Bayo ifite Kedi ifite Cedric ndetse na Paplay na equipe nayo kuzaganiraho ariko rero Rayon Sport mukurekura ibe uri tayari kuki ikipe ya Rayon Sport yahisemo kurekura Paplay nyamara ariko ari umukinyi wari ugifite amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport Nekereza ko byaro kugira ngo atanga umwanya ku bandi kuko president yabigarutseho neza muri press conference twakoranye avuga ko batagomba kurenza abakinyi 26 kugira ngo wenda banagabanye iyo payroll ndetse n'ibigomba kugenda ku bakinyi ariko kandi uri umutoza Afame Lotfi barabizi no muri Mukura agomba gutunga abakinyi babiri kuri buri mwanya ubundi wayifuza gutunga ikipe irimo abakinyi nka 23 abazamu babiri nimero 2 gutyo babiri kugira ngo bimworere kuba managinga nicyo cyatumye rero barekora Rukundo Abdurrahman Paplay ariko umuntu yavuga ko bamurekuye
wenda batarabona umusimbura we kuko ushobora kuvuga ngo bazanye Abedi ariko Abedi baravuga ngo bashaka kumukoresha muri Mediane akaba yakina 8 ushobora kuvuga ngo bazanye Mohamed Cheri ariko Cheri urwego yagaragaje ntabwo ari urwego wakambukana muri Tanzania gukina na Singida cyangwa se n'amakipe akomeye cyane ko ubu ngubu bafite n'ikibazo cy'imvune ntabwo ahari bivuze ngo Rayon Sport kugeza ubu hari imyanya cyane cyane mu gice cy'ubusatirizi itarabonera abantu bagomba kuhakina ari nabyo iri gukora kugira ngo bizagere mu ijoro ryo ku cyumweru yamaze gushyiramo abakinnyi bivuze ngo hasigaranye iminsi 2 n'amasaha make kugira ngo bamaze gushyiramo abakinnyi cyane cyane abangaba bagomba kwinjiramo nyine mbere ko batangira shampiyona. None ko uvuga ko Abedi nibyo bamuzanyemo gukina hagati ariko nanone abandi bakavuga ati kuki batanamuzamura ngo bamwigize imbere aze ku 10 power play yaragiye mwahangaha ko power play yagiye hari amakuru avuga ko bashobora kuzana Pichu akajya box to box Abedi akaba ari uzamuka akazamuka mu 10 no kuvuga ngo bareba bagasanga muri Mediane baramutse bagizemo abakinnyi bake byatuma Abedi akinishwa umwanya utatanga umusaruro nkuko umutoza byifuza barifuza kumuzamura bakamushyira inyuma ya rutayizamu nava kuri uwo 8 baraza kwakirana umukinnyi kandi Pichu muri Kiyovu tubyibeka ko yakinaga nka nimero 8 n'undi mu mugongo wande wa Bedi urumva inyuma yabo hari Kiyovu Sport hari ubusebyira ari gihe batekerezaga Gigi na babanje gutekereza urumva kenshi ari gihe bakunze gutekereza ko abarundi banakinana ari 2 umwe nimero 6 na nimero 8 bigenda byanga ko Frodouard ajya gufatisha umwanya byari amakosa kenshi Pichu akora akinnye 6 akaba ari kugenda ahekerana na Pichu mu buryo bwo kwataka Frodouard ahita afatisha 6 Pichu 8 asa nk'unaringaniye na Abedi n'ubwumvane bwabo bwanafashaga Kiyovu kuko buriya bagiranaga communication hejuru umwe yagendaga undi yarasigaraga ari nacyo kintu mbona cyaba kinafashije Rayon Sport ko Rayon Sport yagigira navuga ngo kutaba seriye cyane mu migurire ku buryo mu gihe gisigaye ntibakeneye wa mukinnyi ufata igihe kinini mu kumenyera yaba shampiyona kuko ni nayo wenda bazakina n'imikino nyafrika yes ariko akagira na automatisme na bagenzi be bitari butinde kuko icyo gihe wabugize communication igiye kwita ihuza vuba byane byihuse kuri aba barundi yaba Pichu na Abedi byanakorohera umukinnyi iri mu mugongo wabo kubakinisha kuko Frodouard kuba mwiza byaturukaga kuri performance zabo basore babiri uvuga ngo mu mugongo wahashyire Mable cyangwa ukashyira Safe kuri experience ye aba barundi babiri bamuri imbere bitandukanye no kuvuga ngo Cheri utaboneka kubera imvuna zamenyerana ryari na Pichu cyangwa se na Abedi ukabona ko nabyo byarimo nyina kantu ko kwibazaho cyane hanyuma ngiye mbaza Pichu namwibarije namugana ise ibintu muri Rayon Sport ni ukuri kuko wari ukuntu baza umukinnyi ukamubwira ni ntumbwire ko ugiye gusinya byibura habayeho ibiganiro hari umuntu akwegera wo muri Rayon arambwira ati aha data nta muntu wanyegereye ariko ibiganiro byabaye hagati ya Rayon Sport n'umu agent wo witwa Aruno niwe bavuganye ari nawe wahaye Rayon Sport Abedi ari nawe wahaye Rayon Sport Abedi Aruno amaze iminsi aba yicaye ku myitozo ya Rayon Sport mu Nzove ku bantu bajya mu Nzove baramubona abanicanye na president rwose babicaranye gutya biganiriye urumva ngo habaye ibiganiro hagati ya Rayon Sport n'umu agent wa Pichu ko n'ubundi niko bigenda nta muntu uvugana n'umukinnyi ku giti cye urumva ukuntu bimeze Iberi urabizi ko yaba Aruno urabizi ko Aruno ubwo ni groupe yose y'abarundi kugeza no kuri kocha Mbaya w'ikipe ya Kiyovu Sport bara bose Aruno nuvuga ngo Aruno abo bantu bose niwe ubahigira gute ubashakira akazi so nuvuga ngo rero power play buriya amakuru yuko azasohoka muri Rayon Sport Aruno yarayafite ni nono anabibwira kocha Mbaya aravuga ati rero ufite amakuru ko power play Rayon Sport batazagumana ko umutoza yaravuze ati yari yatanze draft y'abakinnyi abona atazakomezanya nabo hariho na power play amakuru agera kuri Aruno arangije abwira kocha Mbaya aravuga ati rero power play ntazakomezanya n'ikipe Rayon Sport wowe reka tumuhamagare tumubwire tuganire muri rwa rumi rwacu rwa BJ baraganira n'ibiki none Aruno rero aravuga ati niba namenye ko power play agiye kugenda ashaka amakuru amenya ngo ese uno mediateri witwa hali yitwa Eze uno munyanigeria wa Charles Eze Aruno ashaka amakuru amenya ko uyu witwa Eze
hari umuntu wamuhaye umutoza ariko umutoza ntiyamwemereza avuga ati uzaze mbanze ndebe uko rero kumenya ko uwo witwa Eze ataje aje gusinya azabanza muri izo gereza noneho Aruno ajyana icyo gitekerezo icyo Ibere yavugaga uko kuguma hafi mu nzove kuko yabahaye Abedra noneho agenda agiye kubereka igishushanyo icyo twahereye cyo kuvuga ngo uburyo muri Kiyovu Sport bakinanaga noneho Aruno rero ajyana uwo mushinga mu ikipe Rayon Sport kubabwira ngo ese ko Pichu ari free agent mutare buze kugura amasezerano runa ahangaha uretse signing on fee cyangwa se amafaranga yo kuza gusinya n'umushahara mwakumvikana bitazabahenda kuki mutamushyiraho muri iyo mediane mutamushyiraho Abedi abakubita icyo gishushanyo cy'uburyo muri Kiyovu Sport none arabwira ati iyo Kiyovu Sport muke ko na kamba na roho iyo Kiyovu Sport nawe yarayirimo abo bantu bigeze ubwo butatu abagenero blueprint rero y'ubwo butatu bushobora kuba bwatuma Rayon Sport iza kuba nziza nicyo kintu cyapushinze ikipe ya Rayon Sport ndetse no Aruno ajya kubagera nubwo umukinnyi bataramugeraho ariko Aruno we yaragiye ajya kubereka uwo mushinga kandi ku buyobozi bwa Rayon Sport bo barimo barabitekereza nubwo basigaje kureba niba umutoza ari buze kwemera cyangwa se ari buze kuryama kuwitwa Eze ubwo no gutegereza ibya Pichu ariko kandi Libya ndege yahagurutse yasubiyeyo umuntu yageze i Kigali yasubiye urumva indege yamuzanye subirayo ubu ngubu biri gutwara abandi bantu Asman wango Asmani yageze i Kigali umukinnyi mushya Rayon Sport umuhinga Ndikumana Asmani i Kigali arahazi ntabwo abantu bari kumuyobora bamukatisha i Kigali asanzwe azi quartier z'inyamirambo ku Mumena kubera ko uyu Asmani yari muri ba bakinnyi basinye Kiyovu isinyisha abakinnyi ntibakina kubera ibibazo byo gutandikisha abakinnyi bibuka ko Kiyovu kuri iyi hoteli hano i Remera yerekana abakinnyi yerekana basugira yerekana ba Cedric yerekana abandi uyu Asmani Kumana yarimo na ba Jospin Mirimana urakoze cyane yarimo rwose bavuga bati n'ugomba kwatakira iyi Kiyovu yari yaguze abakinnyi benshi yari yanakoze test yari yakoze na test aranayitsinda binanirwa kubera imoso y'icyayi cyane binanirwa kumufunga ariko ntabwo ari umufungo ahubwo kutandikisha abakinnyi kwemererwa kwinjiza abakinnyi birangira basheshe amasezerano Asmani muri Reyo rero Asmani ejo yakoze imyitozo muri Reyo namurebye kunareshya nuko wenda nyine umwatakasha kuza bikanga ariko ari umuntu ubikora n'umukinnyi ukabona afite taye y'abakinnyi sore muremure w'imbaraga nyinshi urumva ejo akora imyitozo umutoza bura Afame Lotfi aravuga ati uwo muntu mwazanye ntaze mu myitozo tumurebe bura Lotfi fasha gufata abakinnyi 2 na 3 akavuga ati mugiye ukata centre 15 muzika turi mwataka turi kuna zataka byonyine gusa turi kuna zataka ku mitwe n'umwemera gato urumva Asmani ejo mu myitozo yakoze imyitozo nkanatsinda n'ibitego bine yewe mu myitozo ariko n'ibya bitego byaba Bing Bero n'abari babatsinze ibi ngibi ntago ari ibintu byatuma ikipe Sport sinyisha umukinnyi ariko Asmani nawe ari muri iyi agency ya Aruno kuko nani umukinnyi w'umurundi nawe yombisha umurundi tubyo nawe Aruno wamuzanye mu Rwanda kugira ngo asinyire Rayon Sport uyu mukinnyi rero bisa nkaho nyuma y'ibyo Kiyovu Sport bidakunze ni umukinnyi utarigeze akunda gukina cyangwa se utarigeze agira akina icyo nacyo nicyo abantu bagomba kumenya banamuheruka akiri mu ikipe ya Aigle Noir ni nabwo ikipe y'igihugu y'u Burundi yari yaratangiye kujyamo hamagaramo ariko nyuma ya situation ya Kiyovu Sport ajya muri Bomamuru Bomamuru yari nziza yatwaye igikombe yanabaye meilleur joueur yabaye umukinnyi mwiza wa champion yari muri Aigle Noir yari muri Aigle Noir atavamo ajya muri Bomamuru rero ntabwo nawe yari amaze iminsi ari active ari naho nge natekereje ikintu niba koko Rayon Sport n'ubundi muri iyi situation y'abarundi yumva ikeneyemo umuntu witwa Rutahizamu batekereje Karebu wanahanyuze amafaranga sawa yabona Karebu byagorana ntekereza ko ariyo mpamvu umuntu witwa Mugunga Yves n'ubundi ari kugaruka muri dossier muri situation ya Rayon Sport kuko Mugunga rwose bari kurangizanya ibyo gusinya muri Rayon Sport urufaranga bamaze guhuza ejo bahuye nawe baramuvuga bati ntabwo uri gukora imyitozo wakabe watangiye gukora imyitozo urumva icyo bari gupfa n'umushahara ibi bya miliyoni 1.5 na miliyoni abakinnyi barabipfa cyane ati byira mwongeraho 400 ya miliyoni 1.4 cyo kiri gutuma Mugunga adasinya ariko nawe barambwira ko bagomba kugera ku kimwe wenda bamusinyisha bakazamutangaza nyuma ariko uyu musore uyu Asmani Kumana turamuvaho ikibazo wenda nuko amaze iminsi adakina kuko yagiye muri Turiki mu kipe bita Gençlik Gucu nabwo ntiyakina ahitavamo ayibwo yikozaga muri Libya naho ntiyakina urumva amaze nk'umwaka urengaho adakina ikijyanye na fitness na forme wakinenga
ariko ku bantu bamuzanye muri Bumamuru na Aigle Noir n'ikipe y'igihugu y'Abarundi muhamagara yari umukinnyi mwiza pe n'ubu ngubu rwose yafunze baro ngo urabona ari umukinnyi mwiza ubwo nta gihindutse Asumani araza gusinya muri Rayon Sport kugira ngo aze kuba kavarinze icyuho cya Bing Bero kuko Bing Bero birashoboka cyane ko yatangira shampiyona atari gukina kuko ntabwo arabona ibyangombwa byose nkenerwa kugira ngo bazamuri registering nk'umukinnyi wa Rayon Sport kuko Rayon Sport yanagoyemo DSMP bari bumvikanye ko Rayon Sport yabaye 15,000 Rayon Sport niba yaragize dute ku musaruro we irabihindurira ko yatanga 10 umukino nk'uwa Yanga kugira ngo barebe neza Bing Bell baravuze ati byaboneka ni 10,000 niba ari byo mwakira bitanu nta bihari asa 15 babitanga kuri Bing Bell ariko Rayon Sport ejo zakina na Elmerek nta gihindutse ku wa mbere kina na Vipers nuko bimeze ejo kina na Elmerek ni imikino myiza cyane ku wa mbere kina na Vipers imikino myiza ubwo no Asumani abantu bazamubona muri iyo mikino ubwo na Bing Bell bazongera murebereho barebe ko batanga bya bitanu abavuga Bing Bell biragoye hano ni umwanya wa Asumani reka dutahe ngaho nguko reka tubashimire mwese mwabanye natwe umunsi mwiza.